ba Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Muraho, igitondo cyiza kuri mwese. Amasomo tumaze kumva, isomo rya mbere n'ivanjiri biratwigisha yuko amahitamo yacu niyo itugira abahirwe cyangwa abagowe. Isomo rya mbere tumaze kumva rivuye mu baruwa Paulo ntumwa yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 11. Arabashishikariza kwitwara nk'abantu bemera Kristo, abazukanye na Kristo baharanire ibyo mu ijuru. Arabashishikariza kwirinda kandi ibirakaza Imana, kubera barasezereye umuntu w'igisazira. Icyanyuma bashishikariza ko baratsinze amacakubiri, nta Muyahudi nta Mugereki ukiri hagati yabo, kandi biriya byose turabisanga mu buzima bwacu bwo kwemera, turabisanga mu buzima w'akazi n'ubuzima busanzwe. Icya mbere, mwazukanye na Kristo muharanire ibyo mu ijuru. Bishaka kuvuga umuntu wazukanye na Kristo aritanga ku buryo bwihariye, ashakashaka gushimisha Imana, ashakashaka gukorera bagenzi be. Ingero ni nyinshi, ariko we ahisemo gukorera Imana, ahisemo kwitangira abandi kubera yazukanye na Kristo. Igihe abandi bagiye kwishimisha mu makabare, mu maresitora ya high class, we ukahitamo kujya gusura abarwayi, kwigisha abana, kwita ku banyantege nke, abasaza, abakecuru, abapfakazi, imfubi. Dore imigenzereze y'uwazukanye na Kristo. Mwirinde rero, icya kabiri, mwirinde ibirakaza Imana, ubugugu, ubusambanyi, irari ribi. Biriya byose bituma umuntu yitwara nabi, akajya mu maraha y'isi, akibagirwa ko yazukanye na Kristo. Twisuzume twibaza natwe, ese tutatwaye n'ubugugu, ubusambanyi, irari ribi, kandi turavukanye na Kristo muri batisimo? Ni bimwe mu bibazo tugomba kwibaza nk'abemera Kristo. Icya gatatu, mwasezereye umuntu w'igisazira. Twasezereye umuntu w'igisazira igihe twavuze igihano mbere y'Imana na mbere y'abavandimwe bacu ko twanze shitani n'ibyo idushukisha byose. Ntago tugomba kongera kurangwa n'ibitutsi, uburakari, umwaga, ubugome. Ni ibintu rero tugomba kwirinda, kubera twarasezeye umuntu w'igisazira. Icyanyuma, mwaratsinze amacakubiri n'ubugome bw'isi bwose. Nta Mugereki nta Muyahudi. Ibyo byose umukristo wemera, umukristo nyawo, aho ari hose isanga iwabo. Uri mu karere k'iwanyu, uri mu mudugudu w'iwanyu, uri mu murenge w'iwanyu, cyangwa atari w'iwanyu, wisanga uri iwanyu kubera uri muri Kristo. Uri hanze y'igihugu, ube mu gihugu, ahantu hose wisanga uri mu bavandimwe kubera ukwemera kwacu. Ni kuvuga ngo muri batisimo no mu kwemera kwacu tuba dufite intangamuntu ishya itugeza hose nk'iwacu.
mu isomo ry'ivanjiri tumaze kumva harimo ibintu bibiri: murahirwa na muragowe. Amahirwe cyangwa uguhirwa no kugorwa no kubarizwa mu bagowe n'amahitamo yacu. Niba Kristo yavuze ati murahirwa abakene, ntabwo Kristo ashaka kwamamaza ubukene, ahubwo arashaka kuvuga ukwicisha bugufi, ukumvira. Ibyo Kristo ashaka kuvuga. Abakene, abashonje, murahirwa mwewe abashonje kubera muzahazwa. Abashonje ni abandi bashaka gusobanukirwa ukuri kw'Imana n'urukundo rw'Imana. Urugero muri Evanjiri ya Yohani dusangamo urugero rwiza, umugabo witwa Nikodemu agendereye Kristo nijoro kugira ngo asobanukirwe ukuri kw'Imana n'urukundo rw'Imana, ukuvuka ubwa kabiri. Tubisanga muri Evanjiri ya Mutagatifu Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 15. Nikodemu arabaza Kristo, ese njyewe umusaza shobora kuvuka ubundi bushya gute? Abashonje, abarira, murahirwa kubera muri gutotezwa n'abigisha binyoma, abagome n'abanyabyaha, ariko muzahozwa. Murahirwa kubera barabanga muzize ukwemera kwanyu cyangwa se ubutumwa bwanyu cyangwa se imyitwarire yanyu myiza. Ibyo byose ni kwishira mu kibo cya Kristo, kwemera gufa muri Kristo no gutwara imisaraba yacu ya buri munsi. Murahirwa, ariko muragowe mwewe bavuga neza, barata kubera ibikorwa mugaragaza cyangwa mwigaragaza. Ushobora kuba uri umukristo, niba wakoze akantu keza ukamobiliza televiziyo, radio, byose ukabishyira ku rubuga. Biriya byose bigaragaza imyitwarire y'abafarisayo n'abigisha binyoma. Muragowe mwewe bavuga neza, mwewe barata. N'amahitamo yacu. Ushobora kuvuga uti njyewe ndi umukristo ashize imyaka 50, nta kintu bashobora kongera kunyigisha, byose ndabizi. Ariko ubuzima bwawe naho buhuriye n'ubukristo, n'umukristo w'imyaka 50, umukateshisto w'imyaka 40, uragowe. Ushobora kuba uri mukristo w'igihe kirekire, ariko ukaba ibuye abandi ba Kristo basitaraho buri gihe, uragowe. Twibaze natwe, ese tubarizwa mu babandi bahirwa cyangwa mu bagowe? Buri wese ku giti cye. Kuburira abanyabyaha ntago byoroshye. Kubera iki? Kubera n'intambara y'umutima n'intambara y'umubiri. Urugero, uri muri kampani kabira directeur ngo directeur byurimo ntago ari biza, ni bibi, uri mu byaha. Umwanzuro
ishobora kuba ni kukwirukana mu kazi cyangwa n'ibindi. Ni kuvuga ngo ntako byoroshye kuburira abategetse, abayobozi b'inzego zose, ntako byoroshye. Dusabe iyo ingabire yo kugira ubutwari ukuburira abagenzi bacu, kubera ukumubwira ikibi cye niko kumukiza, niko kumwirukanamo rohombi. Buri gihe dusabe iyo ingabire yo kumurikira na Roho Mutagatifu kugira ngo tugire aho tugeza abagenzi bacu tubamurikira. Nyagasani Yezu nabane namwe.